so Onana rero nawe yashaka guprova abareyo wa mugani ko mwaka ushize nawe arabizi yuko rega hari ideni abafite umwaka ushize hari ideni afitiye abareyo nawe ngo inifoko agomba kwigaragaza. So, wabonaga ko mu mutima we mu mutwe we yari afitemo icyo kintu cy'uko abareyo gutangira kubereka ngo uyu mwaka nubwo wenda mwantutse mwamvuze nabi ariko uyu mwaka ndashaka kubereka yuko hari icyo mbagomba hari ikintu mbagomba. Iki ni igitego cya mbere cya Onana cyane rwose kuri pass yarahawe na Musa Esenu ariko biturutse ku kazi gakomeye cyane kakozwe na Eric Mbirizi. Eric Mbirizi muti yakinnye ubwo uramuvuze nari ngiye guhita nkubaza Mbirizi none umukinnyi ndamuvuga cyane. Eric Mbirizi wari witezwe n'abareyo wakinnye match nta mwitozo n'umwe yakoranye n'abakinnyi benshi bari bafite amatsiko kwibaza ngo uyu muntu abakinnyi se baravugana bate barakominikana bate nta n'umwe azi izina rye ntabwo ari wambaga ati wenda ganijuru nka bara ntabwo ari ubwo ati Esenu pasi abakinnyi benshi ntiyari abazi. Mbirizi ni umurundi nta n'undi mukinnyi wenda mwene wabo murundi wari urimo ahangaha ngo aramwereka amazina ngo amubwire ngo yitwa nta muntu urumva nibwo akihagera. N'umukinnyi wiyadabuse mu gihe gito gishoboka ahita ajyamo akina match yakinnye ate ngira ngo murayibona iyi niyo pass yatanze inyura mu bakinnyi babiri bamusanze zirabazita pass zikasariye pass zikasariye ya kweli. Eseno arahindura Onana mu moso igitego cyiza cyane shot gimoso ahita hamagara Mbirizi urabona ko yahise hamagara Mbirizi yarakebutse aravuga ati ahita hamagara Mbirizi ati ngwino nibyo akazi gakomeye yagiye gushimira Esenu muhaye pass ariko aravuga ati kwerekana ati ibyo bavuga simbyumva ashyira intoki mu matwi iriya celebration n'ikivuga bwari uburyo bwinshi babonye barabuhusha ariko Onana buriya abutsindamo igitego. Nari ndi kuvuga Mbirizi kuri Mbirizi kuntu akina nge nabonye n'umugosha akinisha imoso n'umukinnyi ufite ibintu byinshi ahuriyeho na ba Pierre na Pierre kuri kuntu Pierre akina. Mbirizi iyo umuhaye baro aba yamaze gukebuka impande zombi ndetse n'imbere ye buryo amenya aho yamaze kubona ahandi hantu ayishyira nuvuga ngo we agusaba baro yamaze kubona ahandi hantu ayishyira yamaze kubona uwo ayipasa donc afite ijisho ryihuta mu kureba ndetse n'ubwonko butekereza vuba. Mbirizi ni umukinnyi ubona ikindi uzi gukina inde mpasa ngusubize none nanjye mpita njya kuyisaba unsubize tugira icyo dukora. Ikindi ni umukinnyi ukominika aravuga cyane aravuga ni karite. Ikindi agira karite yo gutanga pase ahantu utatekerezaga donc za skills z'abakinnyi no kuvuga ngo hari umukinnyi uba ufite afata ibyemezo vuba none akaba yanakora n'igikorwa wowe utatekereza ko cyashoboka ibyo twe batatu turi kubona wenda iyi baro nk'umukinnyi ukinisha imoso agiye kwishyira hariya ukajya kubona ukabona ayitanze undi mukinnyi yabonye wenda ahise ahindura ukuguru ahise ayipasa nk'hariya nabonye iyo karite mu minota yakinnye ni match amicale ni match ya mbere ariko ibyo ngibyo nibyo ndi kuvuga ku cyo nabonye igiye kuri Mbirizi mugi tujye twibuka yuko nibwo yageze mu Rwanda kuwa kane nijoro mwitozo yakoze bari sport. Ikindi ubwo yaje kuvamo ndetse n'abariyo no kumushimira kugira ngo wenda video niba hari bayitwereke abareyo bamuhaye amafaranga atagira kwangana bamuhaye amafaranga menshi Mbirizi ahubwo video niba yikubiteho turebe akafite n'ukuntu yaje Rayon Sport ayizi yarayibaririje yariyo n'umukinnyi avuyemo yarabanje aragenda ajya kuri kiriya gice cyo kuri tapi ruje abakinnyi abafana bakomera amashyi abereka akora ku mutima abereka ko ati ndabakunda cyane iyi kipe mundi ku mutima tujye tuvugisha ukuri mbere yuko asohoka no muri VIP arabanza bakomera amashyi abereka yuko yaje kandi iyi kipe ikundwa nawe arayize abizi neza hiti reka nkubwire abakinnyi b'abarundi benshi banyuze muri Rayon Sport ni benshi
ahubwo benshi ni ukuvuga ngo n'abakinnyi b'abarundi baza mu Rwanda kenshi ariko umuvandimwe arakoze kutwunganira aratubwira ati Samuel nibyo ni umurundi ni umurundi of course ni umurundi ariko w'umunyarwanda ni umurundi Samuel akina nk'umunyarwanda ariko yabaye Burundi cyane oya na equipe nationale buriya rwose yanayikeneye Samuel afite no kuvuga ngo yarimo avuga ko wenda Samuel ashobora kuba yaramufashe kumwintegra muri bagenzi byashoboka ibyo rwose nibyo ariko muri magambo make Mbirizi ejo yagize performance nziza Rayon Sport harimo ibibazo byinshi yitabura onanange ku giti cyanjye mbona swate n'igikombe cy'amahoro yashoboraga kugera na finale Rayon yagiye ihura n'ibibazo byinshi onana yamisinze ndavuga Rayon Sport yari ifite ibibazo byinshi niba ari ibyo noneho twari no kuba tuti iyo onana bagihari hari na wa mwarabu na Yusuf ubwo byari kuba ari ibindi so urumva nyine ni ibibazo nibyo mpamvu navuze ngo rero umwaka ushize byo nawe ni kimwe mu bibazo bagize uko bagize ibibazo byinshi kitavunja byose ntabwo cyavunja byose of course ariko ari naho nahise nkubwira ngo Rayon Sport onana afitiye abakunzi bayo umwenda nawe arabizi byagezeho kubera izo takere mbi abakinnyi bamusanze bateraga kubera hari kurakara kubera ukuntu yabacengaga cyane na Rayon Sport iri kubarusha bamutera takere mbi hari ahantu yicaye abantu bagira ngo arongera aravunitse onana njye naganiriye n'abaganga bari bavuga yuko afite umubiri nyine udakomeye cyane aravunika cyane aravunika cyane hari abakinnyi bemerera nese bawishe ntibasize umupira ku myaka 30 ba Budi ya Buramuzi wakinaga muri Arsenal ba Eric Bertrand ntubabona si ibikenyeri ba Phil Jones bibaho cyane hari abakinnyi bamera gutya ubwo rero baje no kumukuramo hakiri kare rwose cyane ko bari bafite na match kuri iki cyumweru Rayon Sport yaje gutsinda igitego cya kabiri ubwo hari ingingo igice cya mbere kirangira yirinze guhita ahindura ikipe ntabwo namusanze yirinze guhindura ikipe agenda ahindura umunota ku munota hajyamo rero abakinnyi bari biganjemo bapeti nka Rudasingwa Prince yaje kujyamo mupeti witwa mupeti wavuye mu ikipe ya Heroes yaje kujyamo nawe baje gushyiramo uyu mwana witwa Iradukunda Pascal wari wambaye nimero 21 haje kujyamo umuvandimwe Jean Marie Vianney wanyemeje ngewe wateye ku frate navuze nti igitego rero cya kabiri ngira ngo mwakibonye ni umupira w'umuterekano ku ikosa bari bakoreye kuri umupeti uriya mupeti wo muri Heroes akusha n'abana dore wa mupeti 21 rero n'abana abakinnyi bayihagazeho ni babiri yari muvandimwe ndetse n'uyu mupeti ubwo aravuga ati Pascal uyu mwana ngira ngo murabona agiye mu kibuga ni umwana ariko ni umwana we turaza kubabwira ibye muvandimwe umupira arawuterura yasimbuye Mbirizi arawuterura umupira uragenda ukubita umutambiko ukubise umutambiko Prince yari yawukurikiye Rudasingwa bamwe wenda babanza no kugira ngo hari yaraririye offside aka gapetero ngira ngo murakabona mu kibuga hagati ukunda ko kakoroganye kakinye football nziza cyane ndetse kanentertaining abantu barishima cyane baragakunda ariko abari bagiye mu nzove aho rero yakoreye imyitozo ndetse n'ahanga yatangiye gukorera ku Kamonyi uyu mwana mwari mwamubonye n'ubundi ibyo yakoze mwari mwabibonye no mu myitozo ni umwana ucenga pe reba ariko ukiyaminiya niwe witwa Pascal hari umwana ufata umupira akajya mu bakinnyi 3-4 akiyaminiya agafata umupira reba nka pasi batanze ayicishije iruhande rw'umuntu kuri Muhira ni sete ubwo rero igitego cya kabiri Rayon Sport yagitsinze muri ubwo buryo ikubita umupira w'umutambiko mu minota ya nyuma hanyuma Rudasingwa Prince arawukurikirana ahita ashyiramo aho ngaho ndayitsinze igitego cya kabiri abakinnyi benshi bari babanje Maria bakuyemo nk'umukinnyi wari usigayemo ni Felicien nabo muri Axe kuko rinye imbere yose yari yayikuyemo Eseno yari yavuyemo Nana yavuyemo Mbirizi yari yavuyemo nawe yari yavuyemo urabona niwe wamusimbuye Ndeko yari yavuyemo Mugisha François Master nawe ndumva yaraje kuvamo donc abakinnyi hafi ya bose yabakuyemo Ganijuru yavuyemo ajyamo umuvandimwe yarahinduye pe yarahinduye ikipe ya Rayon Sport rero itsinda ibitego 2-0 irusha Musanze ubibona ndetse abareyo
umugoroba rwose ubabera mwiza. bataha baririmba nta matara bari bacanye, bataha baririmba bavuga bati Musanze iri kuwigisha itorosha, bataha baririmba bavuga bati tubonye football nziza, kipe yacu nubwo wenda hari abakinnyi bataraza ariko bo tubonye iratwemeje, atariko ntibirangire gutya. N'ubuyobozi niba bubyumva ntibushuko wenda n'iyi nsinzi bugira icyo bukora, Rayon Sport iracyakeneye abakinnyi. niba wabibonye natwe barabibona mu kanya turaza twumve abafana cyane bavuze ibyiyumvo byabo kuri uyu mupeti cyane cyane bishimiye, ndetse no ku ikipe yabo muri rusange bayivuga n'uburyo iyi match bayakiriye. Mu kanya gato rwose turaza tubiganira, ariko muri rusange ibyo umuntu yavuga ku munsi w'ejo byari byiza, ari match yihuta nziza, buri mukinnyi wa Rayon Sport ashaka gupuruva icyo ashoboye. Ngira ngo iki nicyo cyagitego cya kabiri, umuvandimwe nawe ateye kufura kubita umutambiko, Prince aba yayikurikiye ahita ashyira muri fire. asa umugari ko mbona wagira ngo yaraririye. Reka da ntabwo yaraririye, yabacomotse baba ari igihe baro yavire ku kirenge cy'uwateye kufura, wowe ucomotse imbere yabo, ucomotse ukagenda ukabaza umupira, niyo waba warenze abandi ntabwo waba uri muri offside. ikibe nuko yajya gutera wamaze kugenda wamaze kugenda